nibyo nari ntewe ubwoba n'ikibazo gito cyari aho ngaho. Iyo nsubije inyuma mu kwinjira kwanjye muri Arsenal, nsanga inkuru yanjye itandukanye n'iz'abandi bahungu twari kumwe. Nabonaga abakinnyi bavuga bati yego nibyo Wenger yarampamagaye, cyangwa se baganira ku bafana baririmbiraga amazina yabo bari hanze y'ingo zabo. Mu by'ukuri njye inkuru yanjye ubwo amakuru yajyaga hanze, icyo nibuka cyonyine nuko buri umwe yambwiraga ko ntacyo ndicyo. Bitangira byari byiza cyane. Nahamagaye mu ikipe y'igihugu y'Abongereza nitabira imyitozo ibanziriza umwiherero wayeho. Byari bishimishije kuba umwe muri abo. Icyo gihe mu agent wanjye yarambwiye ngo Arsenal iranyifuza. Mu mupira w'amaguru nanone ntuzi icyo bisobanuye se? Ntabwo nigeze mbishimangira rwose. Naravuze nti iranshaka. Bivuze iki se ubwo ngubwo? Yarambwiye ati nanjye ntabwo mbizi, ariko baragushaka yewe. Barashaka kunsinyisha se? Birashoboka kimwe nuko bidashoboka, ariko urifuzwa. Ku munsi wakurikiyeho nagiye Runone nyuma ya Bukayo Saka ahafatirwaga ikawa. Ntabwo nari muzi cyane, maze ndibaza nti koko ngo bose nabimubazara. Ubundi se n'iki nasabwaga kuvuga? Icyo nakoze naramwegereye ndamuramutsa. Waramutse Bukayo, umeze neza? Ese wamenyera koko ko ikipe yawe nshaka? Yambwiye ko ari ukuri, kandi umutoza akaba yari yanamubwiye kumbaza uko nitwara n'icyo nkunda nk'umuntu. Nahise ntekereza ko Bukayo yari kumubwira ko ndi umuhungu w'intakemwa. Transfer yari irimo kuba. Kuza muri Arsenal wari umunsi udasanzwe mu buzima bwanjye. Bagenzi banjye bose baranyandikiraga ati we munyabigwi, ni gute wabona ahandi hantu nk'aha ngaha se? Nyuma yo kuva mu myitozo nafashe telefone nsanga yashuhiranye pe, maze mbona ubutumwa bw'akabakabaga 100. Mu minsi yari yaratambutse nakiraga ubutumwa hagati ya 15 cyangwa se 20. Ubutatu muri bwo bwabaga ari ubwa mama wanjye. Ni nako byagenze mfunguye na Twitter mbona twatujwi ping ping ping. Icyo nabonaga icyo gihe ni amakuru yangarukagaho, ntangira kumva ko ari nk'ibitero nagabweho. Nyuma y'ibyo byose nanatekereje nti nibi birahagije. Ni amakosa yanjye nakoze yo gufungura ubutumwa. Uyu ni umupira ugezweho aho imbuga nkoranyambaga zangiza. Nasanze ubutumwa bwinshi bunyataka buvuga ko ndi umunyezamu wa nta kigenda, ko namanuye ikipe, hamwe n'ibindi n'ibindi. Nagiye mu cyumba mfunguye televiziyo. Umupira w'amaguru niyo nzira yonyine nari nzi ifasha kuruhuka. Ni nk'ibisaze kuko ndi umufana w'umupira, ariko nkaba nawukina. Iyo ndi mu modoka mba numva aho uvugwa. Mu rugo ho Georgine yarikoreye umushimisha bye, njye mba ndi kuri iPad yanjye ndeba icyo cyose gifitanye isano n'umupira kuri Sky. Bamareba amakuru ya siporo, kandi urabizi ko abahoze ari abakinnyi abari nabo basesenguzi bazunguza imitwe yabo bagenda bahinduranya amafoto kugezwe mu gusesengurwa. Bageze ku ifoto yanjye bose bariye karungu. Miliyoni 24 z'amapaundi. Iri ngiri isinyishwa ribi. Ntabwo yarakwiye kuza muri Arsenal. Amafaranga y'umurengera. Ye ntabwo nabyishimiye. Uyu ni umuntu wamanuye ikipe bugira kabiri. Mu mpera z'ikiganiro batangiye gutebya. Nza kumenya ko ari ururimi rw'ikiganiro ruko ruteye. Ntabwo bari abafana banjye, gusa bwari ubunararibonye kubona wakoze ufata nk'ibyitegerereza barimo kukuganiraho, bakunenga igihugu cyose kireba. Byankoze ku mutima mu buryo bubi. Ntangira nanjye kumva ntacyo ndicyo. Mpita nzimya televiziyo nanafunga imbuga nkoranyambaga zose. Naje kwishimira ko nyuma yaho ibintu byatangiye kujya mu buryo. Natangiye kwishima kuba nari ngiye mu ikipe y'inzozi zanjye. Bagenzi banjye baje kumpamagara kuri telefone bati bagirwa amateshwa yose yakuvuzweho, reka twishime. Baje iruhande rw'inzu. Ikintu cya mbere cyavuga mu kanwa kabo, bose bambarizaga icyarimwe ngo isuzi byakuvuzweho. Babwira ko nashaka kubimenya kubera ibyo nari nabonye kuri televiziyo. Urabizi se kuvuga ko ndi umusazi kubwo kuba narifuzaga kuba umuzamu ukomeye, kwitwa umusazi kandi nari umuntu ukunzwe mu muryango wacu. Mukuru wanjye Edward yari umurinzi kuri gereza. Umuvandimwe wanjye wundi Oliver we yari umukinnyi w'amakinamico mu burengerazuba. Data we yiberaga mu bana ku ishuri. Ntabwo yigeze akundana gatabaza mu bakinisha amaguru ku mugabane w'Uburayi. Oya rwose. Yanambwiraga ko ibyo gukinisha amaguru ari iby'abataka ba nimero 9. Ngo yari data. Mama ubyara yabaga ahangayitse. Iyo Edward yabaga yajyanye n'abandi kubyina, yagombaga kumwandikira kugeza asubijwe ko yatashye akaba ameze neza mu rugo. Nawe urumva ko ateye umubyeyi wandikira umuntu w'imyaka 32. Gusa nawe yaramubwiraga ati meze neza nanaryamye kandi nanagukunda cyane mama. Nari muto muri bo kandi nitezweho byinshi. Ubwo nabwirwaga n'abantu ko ibyo nakoze ari ubutwari, numvaga nyuzwe no gukina umupira nkumva ari wo nzozi nahoze ndota. Bijya binsetsa. Oliver nicyo cyari cyamamare cyari muhira. Yari umwe mu bitangaza rwose. Mbere y'ibyumweru 3 byari biteganyijwe ko yagombaga kuva Bedford muri Wigan.
yabwiye ababyeyi ko yumva yahindutse mu mutima we cyane. Ntiyumvaga yavamo umwarimu, yashakaga guhindura ibyo yakuze afata nk'inzozi akigira mu by'amakinamico. Yapakiye ibyo yagombaga gupakira yerekeza i Londres gutangira ubuzima butandukanye n'ubwo yahoze arota. Ariko kandi icyo ntabwo cyari igikorwa cya kigabo. Kugenda si cyo cyatumye ntabyishimira, ahubwo nuko ari umutinganyi. Ubuzima bwe bwarahindutse cyane kuva yareka ishuri. Byose mbirengaho, ariko nkishimira kuvuga ko ari umuvandimwe wanjye kandi nshimira. Sinigeze mbivuga mbere, ariko icyo ari cyo cyose cyatumye umupira wanjye ugera aho ugeze ubu ngubu, ntekereza ko ari ingenzi kukivuga. Oliver arankunda mu buryo bunyuranye. Akunda umupira w'amaguru, akunda gusabana n'abavandimwe, kandi akunda n'ikipe ya Arsenal. Aranyishimira, kandi nanjye nuko. Mu myaka yatambutse nagiye ngerageza gukaragura ururimi rwanjye gake gashoboka, haba mu rwambaro no ku mbuga nkoranyambaga, mu gihe mbonye ibitekerezo bivuga ko badakora ubutinganyi cyangwa se iby'ubugoryi ku babukora. Nahitaga ntekereza ko nta kabuza umuvandimwe wanjye ari umwe muri abo. Bigahora mu ntekerezo zanjye umunsi ukira. Ntibyoroshye kuvuga ku bintu nk'ibi, gusa nta gihe cyiza cyariho cyo kubivuga. Natangiye gutekereza kuba nabisohora mu ntangiriro z'impeshyi. Ikindi kandi umuryango wanjye nawo wabimpayemo umugisha, niyo mpamvu kuvuga inkuru yanjye ngomba kuyiva umuzi. Ubwo nasinyiraga Arsenal, nagombaga guhangana na buri kimwe cyose cyamvugwagaho. Ibitekerezo bimwe byanibasiraga umuryango wanjye, kugira ubwo wabonaga byanarengeje urugero. Gusa nyine ni umupira, kandi ni uwa buri wese. Iyo utabyemera, uba umwe mu bakwiye guceceka, ukabirebera uko bigenda kure. Nk'umuzamu byose narabyumvaga. Ushobora kuvuga icyo ushaka kuri njye ariko nkisekera. Nakabaye mpindukira, nkagira icyo nanjye nakubwira. Gusa mbigenje ntyo, ntacyo naba nkurushije. Niba ugaragaza ko utankunze, byaba ari bibi kurushaho. Gusa numva ibitekerezo bya buri umwe. Ceceka Ramsdale, reba umupira byonyine muhu. Gusa nyine ni umupira, kandi ni uwa buri wese. Iyo utabyemera uri umwe mu bakwiye guceceka, ukabirebera uko bigenda kure nyine. Ikindi nanone, hari nubwo hari byinshi bigenda bigaruka nanjye ndabyumva, kuko ndi umufana w'umupira w'amaguru nk'undi wese. Ikipe yanjye ikinsinyisha, nari narabaye igitambo cyane. Kugera muri Arsenal byabaye kimwe mu by'ingenzi by'ubuzima bwanjye. Ni ubwa mbere ngiye kuvuga inshuro zose numvaga narahombye, nkanahombera abandebaga. Ku myaka 15 narekuwe na Bolton bitewe no kutabona umwenda wankwira. Narakana k'uruzingo, iyo wampaga jezi yabaga ari nk'umwana wambaye umwambaro wa se. Nagiye andi masaha hagati ya 5 na 6 ngiye mu yindi kipe na iranjugunya. Bese byari biteye agahinda. Icyo navuga ku ishuri cyose cyari umupira, n'uburyo nari ngiye kuba umuzamu. Nari mfite umwarimu w'icyongereza witwa Mr. Carl, yajyaga ampa nk'iminota 10 nkavuga ku mupira gusa. Ibi rimwe na rimwe hari ubwo yabyabaga bifitanye isano n'isomo ryabaga riri bukurikireho. Ariko maze kubenga mu makipe atandukanye, narahungabanye bikomeye, no ku ishuri ndigunga. Ikindi sinashakaga kubwira abagenzi banjye, najyaga mbwira ko ngiye kuba umuzamu byambayeho. Mu bitekerezo byanjye, inzozi zanjye zari zararangiye. Umunsi umwe Mr. Carl yaransohoye, anshyira ku ruhande, ambaza ikitagenda, nanjye mubwira byose. Ndabyibuka avuga ati mbese nibyo, ni amakipe angahe yakubenze? Mu gihugu se hakinamo amakipe angana iki? Ararenga 80. Oya, wikwiheba, uzabona ikipe ntucike intege. Wowe, gumisha umutima ku nzozi zawe. Mu byumweru bike byakurikiyeho, Sheffield United yampaye amahirwe ninjira muri akademi yayo. Mu myaka ine yakurikiyeho, ninjiye mu ikipe nkuru ya Chesterfield, maze ntangira gukina nk'uwabigize umwuga. Twakiniraga hanze ya Accrington Stanley. Mu kwa mbere hagati, ikibuga cyari ibyondo bisa, ku buryo hari urwibutso rutari rwiza rungarukamo. Rimwe dukina, mu gice cya kabiri nitsinze igitego, ushobora no kubona. Twatsinzwe ibitego 3-0, noneho ntangira kumva ndi kuririmbwa mu kibuga hose n'abafana bati, ni amakosa yawe, ni amakosa yawe, ni amakosa yawe. Kuri ubwo, uhita wumva izamu rigize nka metero 6. Ndabyuka ko mu cyiciro cya 3, abafana baba bakwegereye cyane murebana mu maso. Ni hahandi avuga ukaba ntacyo wemereye kumusubiza, bitewe n'uko aba kwegereye. Iyo uri kwitwara nabi mu cyiciro cya 3 cyangwa se mu cya 2, urimo urakina n'ubuzima bw'abaturage. Igihe tumanura Chesterfield, ndibuka ko bamwe mu bayobozi bazenze ibikapu bagasohoka nk'aho birukanwe. Njye nari ntarabibona uretse muri filime honyine.
natangiye gutekereza ku bashinzwe ibikoresho by'ikipe, abakora isuku, abatanga amatike, bose bagiye gutakaza akazi kabo kubera ibyabereye mu kibuga. Ubwo nibwo buzima bwa nyabwo. Byari isomo rikomeye cyane kandi nagombaga gukomeza kwiga nubwo bitari mu buryo bunoze. Sezo zanjye nye za mbere nk'umukinnyi wabigize umwuga ntabwo zari zoroshye. Iya mbere nasoreje ku mwanya wa 24, iya kabiri nza ku mwanya wa 20. Iya gatatu naje gukubita impyisi nkoni nisanga ku mwanya wa 18, maze nongera kwisanga ku mwanya wa 20 muri sezo ya 4. Rero kugeza aho nisanga ndimo hatanira igikombe, ntari narigeze ngihanganira kuri rwa karabo gutyo. Byari ibintu bidasanzwe. Birashoboka ko byari byo bintu byo kugumana mu mutwe wanjye kurusha ibindi byose. Aha niho hantu abantu benshi kuhagera bigora, aho bagira umusaruro mubi bakumva inzozi zabo zirangiye. Iyo hari abantu bagukunda bakagenda bakwizera kubera ko ukora cyane mu ikipe, ntacyo bakwanga bavuga ngo kigire icyo kigutwara. Michael Arteta hari kidasanzwe yambonyemo. Ndibuka mpura nawe ku nshuro ya mbere. Yaravuze ati ba wowe ubwawe. Ahari hari abatekereza ko dukina imikino rimwe na rimwe twishimisha. Byari bitangaje kumva umuntu nka Arteta ambwira ngo mbe njye wanyawe. Impamvu ahari no kubera ko ndi umuntu ukunda gutebya, ariko kubwo impamvu z'akazi. Ndabyibuka nsobanurira cyane ko yifuza ko nkina ku rwego rwo hejuru cyane. Amagambo nk'ayo akagenda yisubiramo kenshi. Nshaka kukubona ku rwego rwo hejuru. Natangiye gutekereza ko adashobotse, nibaza hejuru ahariho. Byari nk'agatangaza kubera ko yarekaga nkagaragaza ibyiyumvo byanjye, mubaza ibyo ntumva neza, maze akanyereka ingero zitandukanye z'amakipe 10 cyangwa 20 zikina nk'ibyo ansaba. Rimwe na rimwe nkanibaza nti ese hane muri Barcelona ku buryo wazana ibintu nk'ibi. Gusa gake twatangiye kubona dufite ubushobozi bwo kwinjira mu kibuga hagati, aho nigeze ntekereza mu buryo bwari bwose, maze umusaruro utangira kugaragarira buri wese. Sinakwibagirwa umukino wanjye wa mbere turi muri League Cup, aho twahuraga na West Bromwich ari mu ijoro ryo kwa gatatu. Abafana bari mu nguni y'ikibuga, numvise bahanitse amajwi baririmba. Naribwiraga nti mana, reka nizere ko batarimo bamvuga nabi. Mu minota 5 ya mbere y'umukino ntabwo nigeze nkora ku mupira, nta save n'imwe, ariko izina ryanjye ryararimbwaga. Natangiye gusesura meza, nanaza akajisho mu bafana ngo ndebe ibyabaga. Icyo nabonye ubwo nubwo abafana banyabo uwo munsi muri iryo joro ryo kwa gatatu. Yego rwose ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga ukagira ibyo utangaza by'ubugoryi. Ninde ubyitayeho se? Gusa ariko ntabwo habara abafana banyabo bakujya inyuma. Icyo nicyo gihe numvise ndi mu rugo noneho. Imyaka 2 ya mbere mu majyaruguru ya Londres yari akamaramanza. Mu by'ukuri ntabwo twigeze tugera ku ntego zacu, ariko intego ziracyari za zindi. Iyo ntekereje ku buryo dukomeza kwitwara biranshimisha cyane. Iyo ngerageje kwishyira mu mwanya w'umufana icyo gihe, hari ikindi mbona hanze y'ikibuga. Mu by'ukuri dufite ikipe nziza y'abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru. Ntabwo nzibagirwa umwaka wa shampiyona 2021-2022 ubwo twaburaga mu makipe 4 ya mbere. Kuri nge nibwo namenye ko turi mu nzira nziza. Rimwe niciye muri bisi nyuma ya Bukayo, nyuma y'umukino twatsinzwe na Newcastle ibitego 2-0 wayo. Buri umwe muri twe yari yakozwe ku mutima n'intsinzwe. Gusa umusore muto nka Bukayo hamwe na Emile Smith-Rowe ni bamwe mu bari bakozweho cyane banafite igitutu cyinshi. Byari biteye ubwoba. Bukayo yari yafunze umunwa bikomeye, tujya tugira ko tuganira ku mbuga nkoranyambaga yewe na nyuma yo gutsindwa, ariko icyo gihe nabonye ko hari icyabaye kidasanzwe. Namwohereje ubutumwa nubwo twari twegeranye. Namubazaga niba ameze neza ku buryo twaganira. Twaganira igihe kingana n'iminota 5 kuri chat. Ibyo twaganiriye byo nzabijyana mu nda y'isi. Namusobanuza inshuro yaba yabonye nkora amakosa yatumye dutsindwa, niba nanakwishimira ko twavuye ku mwanya wa 8 tukagera ku wa 5. Ibi nayo mubazaga ngende ku by'umwihariko irondaroho yari yarakoreye mu gikombe cy'Uburayi. Ni umwanya mwiza naragize mu buzima, ni wa 18 muri shampiyona y'iciciro cya 2. Gusa burya isomo ryiza uryiga iyo uri gutsindwa, uri muratukwa n'isi yose kuruta iyo uri gutsinda. Hari byinshi mu buzima bwanjye abantu badafite ibitekerezo na bito. Umwaka ushize kuri nge n'umuryango wanjye wari umwaka w'ibyishimo. Nyuma kuzamuka twagera ku gasongero k'amakipe ahangana muri Premier League, kubona amahirwe yo gukina imikino y'igikombe cy'isi ku nshuro ya mbere. Njye n'umufasha wanjye twari tuniteze umwana wacu w'imfura. Mikel Arteta yampaye iminsi y'ikiruhuko nyuma y'igikombe cy'isi. Ni ukuri ni bimwe mu bihe byiza nagize mu buzima bwanjye. Yego nibyo. Ntibyoroshye kubona inzira yo kubisobanuramo, ariko natekereza ko ari ngombwa ko abantu babimenya. Ndi mu ndege njya mu rugo, umugore wanjye ndayavuyemo.
ntabwo nabona uko nasobanura agahinda k'amasaha 6 yo kugaruka i Londres, ndetse na n'ubu ntabwo kari kashira. Ndashaka ko abafana bamenya ko ataba ari bo bonyine. Iyo baca mu bibazo nk'ibyo, kugera i Londres ntabwo byari byoroshye, nta muntu umwe wo hanze nabibwiye, uretse abashinyi dukinana. Birumvikana n'umutoza yari abizi. Ni umugabo udasanzwe, no hagati mu rugamba rwo gushaka igikombe, ku gitutu cyinshi cyane mu ikipe. Yambaje niba nifuza undi mwanya wo kuba nakomeza kwitekerezaho. Yakoze ibishoboka byose ngo amenye niba njye n'umuryango wanjye tumerewe neza. Ku bwanjye, niwe mutoza ukomeye twahuye. Ubusanzwe ntabwo tubona n'amaso ku maso tuganira kuri buri kimwe, gusa rimwe na rimwe niyo tuganiye usanga ari ibiganiro by'umupira w'amaguru, ariko ni umugabo wita ku bakinnyi. Ikindi yaranyubashye cyane, yishyira mu mwanya w'agahinda nari mfite. Mu minsi 3 yakurikiyeho twagomba gukina na Tottenham Hotspur muri derby. Ubwo kuri njye niyo ari inzira nziza yo kongera kumera neza. Umupira nicyo kintu cyonyine kimfasha kumva ameze neza. Nabwiye umutoza wanjye ko nshaka gukina. Ntabwo byari byiza icyo gihe mbimubwira, gusa yampaye umwanya ndakina, maze tunatsinda ibitego 2-0. Abafana bacu barishimye mu buryo ntari narigeze mbona. Iyo usubiyemo umukino uko wagenze, ubona aho navanyemo umupira ku isegonda rya nyuma n'akaguru, maze njya gufata icupa ry'amazi nyuma y'izamu. Ntabwo narigeze mu buzima bwanjye ntekereza ko nshobora kuzakora igikorwa nk'icyo mu maso y'abafana ba Tottenham. Neretswe amarangamutima y'ibyishimo n'abafana bo mu Bwongereza. Nahamagaraga utuzina twiza nawe ushobora gutekereza ku muntu wakoze neza. Ndabyibuka ko byarangiriye mu kibuga, kuko tugeze mu rwambariro ntakomeje kwishimana n'abandi. Nahise nsororwa na polisi. Urabizi se, byaragahinda. Nibajije wari ubiri inyuma, kubera ko nari nzi ko ntacyo nishinjaga. Nibajije igitumye nisanga kuri polisi, kanakomeza kwibaza wari ubiri inyuma. Iki ni kimwe mu bice by'ubuzima bwanjye cyanatumye nandika urwandiko ngira ngo nsangize inkuru yanjye n'iy'umuryango wanjye bwa mbere ku bankurikira. Mu myaka mike ishize by'umwihariko ku ruhande rw'ibitaragenze neza, naranenzwe bikomeye muri umupira w'amaguru, haba ku mbuga nkoranyambaga mu kibuga. Ndabizi ko nyuma y'urwandiko rw'agahinda kanjye ndi bwakire ubutumwa bugaruka ku mugore wanjye n'umuvandimwe wanjye. Inzozi zose narazigize, ariko zose ni inzozi z'umupira w'amaguru nyine. Ariko nk'umuntu mfite izindi nzozi. Nkunda uyu mukino, nkunda kuba mu bwisanzure no kuba naha ikaze buri umwe. Ndashaka ko umuvandimwe wanjye Ori hamwe n'undi wese wifuza kuza muri uyu mukino yazamo nta bwoba bwo gutinya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, rishingiye ku ibara ry'uruhu cyangwa se idini. Mu gihe twadutera igikombe ku kibuga cya Emirates, babandi baturwanya se bahera he? Mba nifuza ko n'umuvandimwe wanjye yaba ari aho hafi. Ndagukunda muvandimwe.